Umugabo Kibogo yari atuye ku ijuru, agategeka ibihari byose n'imvura. Umwami w'u Rwanda Mutara wa Yuhi akagira umugaragu witwa Rutegaminsi. Bukeye imvura irabura, amapfa aratera, ibintu byose biruma. Umunsi umwe Mutara agenda mu Rwanda rwe ahura na Kibogo, aramubaza ati: ese Kibogo, igituma imvura itagwa ni iki? Ati: aho si wowe utuma itagwa, wowe utuye ku ijuru. Mutara ageze iwe ahamagara Rutegaminsi, amutuma kwa Kibogo ngo ajye kumubaza impamvu ituma imvura itagwa. Rutegaminsi aragenda, maze igitagangurirwa kiboha urudodo rukomeye. Rutegaminsi arugendaho agera ku ijuru. Agezeyo ijuru ryanga gukinguka, inkuba irakubita, ijuru rirakinguka, Rutegaminsi arinjira. Ageze kwa Kibogo ati: ndashaka ubuhake. Bati: ngwino utwasirize inka. Rutegaminsi ati: ariko nubwo nzasa mbasabye umugeni hakiri kare. Baramumwemerera. Rutegaminsi yemera umurimo wo kwasa inka. Buracya bamuha intorezo ngo najye kwasa urutare baza kumwereka. Rutegaminsi aragenda no ku rutare bamweretse. Urutare rukubita intorezo, icyuma gisubira ku mutwe. Nuko inkuba iraza irakubita, ishyira imyase aho. Rutegaminsi abura imigozi yo guhambira imyase y'urutare. Agiye kubona abona inzoka n'abana bayo, biramubwira ngo birarambarara hasi maze abihambirize. Agende, nagera ku kibero cy'inzu kwa Kibogo ashyire hasi, zirukire mu nzu. Rutegaminsi arahambira, arangije arikorera aragenda. Babona azanye imyase y'urutare. Bukeye baramubwira ngo najye guhinga ishyamba kandi arimare. Rutegaminsi aragenda nanone atazi uko ari bubigenze. Ahageze ifuku ziraza ziti: reka tukwereke. Zirahayogoza. Baje basanga intabire hose barumirwa. Rutegaminsi ati: nimumpe umugeni. Bati: tuzamuguha ejo. Bajya inama yo gutwikira mu nzu Rutegaminsi ngo apfe. Inzoka zirabyumva ziragenda zibwira Rutegaminsi ngo yigire mu gikari, naho ubundi baramutwikira mu nzu. Rutegaminsi abonye bumaze kwira yigira mu gikari. Inzu barayishumika bibwira ko aza guhiramo. Mu gitondo basanga yashashe mu muryango ariho aryamye, baratangara. Barongera bajya indi nama bati: noneho dukoranye abakobwa benshi turebe ko azamenya umukobwa twamugeneye uwo ari we, namuyoberwa tumumwime. Isazi byumva nk'ejo ibarira Rutegaminsi iti: maze uze kureba uwo ngwaho akanyiyama, niwe uza kuba ari uwawe, uze kumufata. Uti: ndakurongoye. Bazana abakobwa, isazi igwa kuwa Rutegaminsi, aramufata aramujyana, aramurongora. Rutegaminsi amaranye n'umugore we iminsi 6 aramubaza ati: ntiwandusha kumenya igituma imvura itakigwa? Umugore aramusubiza ati: ni Kibogo yibitse mu nzu ye hamanitse ingoma, maze iyo ngoma wayikubitaho umurishyo imvura yagwa. Rutegaminsi ahamagara umugaragu wa Kibogo aramubwira ati: genda unzanire ingoma ya Kibogo ndaguhemba. Umugaragu aragenda asanga kwa Kibogo bose basinziriye, aratambuka azana ingoma buhoro buhoro, ayiha Rutegaminsi maze ingoma yikomaho umurishyo. Ako kanya imvura iragwa. Rutegaminsi aragenda ajya kubwira umwami Mutara wa Yuhi ko yavuye kumanura imvura ku ijuru. Umwami aramushima, amugororera inka nyinshi, amuha n'imisozi arayitwara. Sinjye wahera hahera umugani.